Ubwanwa bw'urukwavu umuti w'inyatsi wakubayeho karande ya nyatsi idakira. Ubwanwa bw'urukwavu ni umuti ukomeye cyane ku buryo mwebwe mutabasha kubyiyumvisha, ariko ndagira ngo aka kanya mbasobanurire ukuntu ubwanwa bw'urukwavu ari umuti ukomeye cyane kandi mubashe kubyumva neza. Nicyo turi kugira ngo tubasobanurire ku buryo bwimbitse, ku buryo uramenya ukuntu ubwanwa bw'urukwavu bwakuvura inyatsi ya yindi nawe ubwawe ureba ukumva urazungereye ukiheba, yakubayeho karande ku buryo igukurikirana imyaka n'imyaniko kaba nta kintu wageraho, nta kintu wafatisha. Ndagira ngo mbasobanurire uko uwo muti ukorwa, munamenye n'izo nyatsi izo arizo, kandi ikindi ndumva buri wese arabasha kwiyumva muri izi nyatsi, ndetse ukabasha kumenya n'uko wayikira n'uburyo wakoramo uwo muti, ndetse bukoroheye utabashije kugira ngo ushakishe ukore ubundi bwenge bukomeye bikunanire. Uyu ni umuti buri wese yabasha gukora, yego ntago ariko buri wese yamenya ngo uyu muti uyu n'uyu ukora iki, ariko mu byo nkeka cyangwa ndi gutekereza, uyu muti uroroshe ku buryo buri wese yashobora kuwikorera akagerageza. Amahoro y'Imana rero abane nawe. Niba warakoze subscribe turagushimiye, niba utari wayikora iki ni cyo gihe cyo kugira ngo uyikore, ibiganiro byacu bijye bikugeraho 5/5, sibyo? Ni ukuvuga ngo dushireho ikiganiro gihite kiza kikugereho, nawe ubashe kumenya uko wakwikemura ibibazo n'uko wabigenza kugira ngo ubashe nawe kumererwa neza, ibintu bigende neza cyane. Kora share, like na comment, ikiganiro cyacu kigere ku bantu benshi, kuko nawe gishobora kuba cyarakugezeho kubera yuko hari umuntu wagikoreye share. Commentaire cyangwa se comment ni ukutugezaho igitekerezo wifuza, hari icyo twagufasha, cyangwa se hari inama ushaka kutwungura, cyangwa se hari ikindi uri kutugishamo inama, byose turabyakira kandi tukabatega amatwi. Nimero yacu rero ni 0788 47 40 51, 0788 47 40 51. Ikindi nimero yacu iba kuri WhatsApp, watwandikira kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp ni ukutwandikira, ntabwo ari ukuduhamagara, sibyo? Iyo bibaye byiza rero twandikira kuri WhatsApp, twakubwira tuti duhamagara ukaduhamagara, ko hari igihe uduhamagara turi mu bindi ugasanga ntabwo ibintu biri kugenda neza cyane, biri gutuma ibintu tubivanga. Rero njyewe iyo unyandikiye kuri WhatsApp kuri iyo nimero, urambwira ikibazo ko kimeze, hari n'igihe biba ngombwa nkubwire ni mpamagara iyo ndi kubona mpugutse, bikaba byiza cyane kurushaho. Nimero iri kuri WhatsApp 0788 47 40 51, n'ubundi ni ya yindi. So rero amahoro y'Imana abane nawe, ngaho kora subscribe, ubundi reka tugende n'ikiganiro cyacu. Urukwavu mbere na mbere ugomba kureba ni urukwavu rw'urunyarwanda. Icyo ni muri kucyumva, ni urukwavu rw'urunyarwanda. Impamvu tukubwira urukwavu rw'urunyarwanda ni uko ari rwo tuba twizeyeho umuti, ikindi rutavangiye, ikindi ruzi ubwenge bwinshi. Muzi ko bagiye bavuga amateka y'Abakame, Bakame ni urukwavu, sibyo? Urukwavu rugira ubwenge bwinshi, kandi noneho rw'urunyarwanda rubasha kubyara abana benshi kandi rukabarera rukabakuza. Urukwavu rero impamvu rugira ubwenge bwinshi
niyo utarwahiriye. Rubasha kurya ibiti rukabaho, rubasha kurya ibyatsi byumye rukabaho, rubasha kurya n'amahurunguru yarwo. Icyo ntimucyumva? Ni ukuvuga ngo urukwavu ruzi ubwenge bwinshi ku buryo utabikeka. Ikindi, urukwavu rwigiramo imiti myinshi. Ni ukuvuga ngo urukwavu iyo uhiye cyangwa ugize ikibazo cy'ubushi, muzi ko buriya bwoya bwarwo urushira muri bwa bushe bugahita buceceka ntibukurye, ikindi bugakira vuba. Iyo wagize igisebe kikaba ari igisebe cy'umufunzo ugashiramo buriya bwoya bw'urukwavu, ndagira ngo wumve yuko ukira vuba kurushaho. Rero urukwavu rwifitemo ibintu byinshi cyane. Murabona nk'uru nguru muri kubona, murebe bariya abana rufite. Rurabatunga, rukabonkereza, rukabitaho, rukababundikira ntibicwe n'imbeho. Muzi ukuntu rwipfura moya rugatwikira abana barwo kugira baticwa n'imbeho. Niba rutunga abana barwo 12 cyangwa 10 uri kureba uko rungana, wewe ukabyara umwana umwe cyangwa babiri bakakunanira. Urumva urukwavu rwo ruzi ubwenge, sibyo? Ikindi, kugira ngo ubashe kumenya yuko ubwanwa bwa bakame ari umuti, iyo ugiye ugafata ubwanwa bw'urukwavu, uri kubireba? Iyo ugiye ugafata ubwanwa bw'urukwavu ukabukata, urukwavu rugasigara nta bwanwa rufite, ruhita rugenda rukajya mu nguni imwe y'ahantu rukahabundama, ukajya uruha ibyo kurya rukabirira ahandi, rukananya rukajya ntiruhave kugeza igihe ruzamerera ubwanwa. Urwo rukwavu ruba rwiyumvisha ko rwabaye nk'uruciwe mu muryango. Nawe tekereza niba ubwanwa bwarwo buvuyeho rukabundama hamwe, utekereze ukuntu ubwo bwanwa ari umuti. Rero ubwanwa bw'urukwavu ni umuti ukomeye cyane uvura inyatsi. Hari ukuntu inyatsi igenda ikakwizingiraho, nawe ubwawe wakwireba ntukeke ko ari wowe, ntukeke ko ari wowe ukumva mbese isi yakwikarageyeho. Reka nguhe nk'ubwoko bumwe bw'inyatsi bwabaye ku muntu. N'uyu munsi niwo munsi ndumva agikomeza guhura nabwo. Umugabo umwe umusore yaragiye arambagiza umukobwa, barakundana, ari umukobwa muzima. Arangije aragenda aramukwa, barasezerana, ariko ntibajya mu murenge. Noneho barabana. Noneho uwo mukobwa bamaze kubyarana umwana w'umuhungu, ikintu yangiye uwo mugabo, yaravuze ngo si umuntu witonda gutya, umuntu utabasha kugukabukira no kuguterusha, ubundi uyu ni umugabo ateto. Akajya arahora arabivuga, umugabo akagira ngo ni imikino. Noneho umugabo rimwe yagiye kumotara, afite perime, ni umumotari, asanga umugore yapakiye butike yose, yapakiye ibintu byo mu nzu, arigendera. Si muri kumva iyo nyatsi? Umugabo abaho imyaka 3 atarazana undi mugore, agize atya abenguka undi mukobwa. Ubagaga iwabo bakunda kubaga utubenzi no gucuruza ibintu by'amayoga, aramubenguka ati uyu ni umukobwa azi gukora. Arangije aragenda aramukwa, nawe barasezerana, ariko aravuga ati sindajya mu murenge, aramujyana. Abaye aho bari gucuruza, rirahinze, wa mukobwa acudika n'abandi bashirisheri, ataba abantu bazaga kunywa amafaranga angana gutya, aba nibo bakire.
n'ubundi uriya sinzi uko kameze ni nk'agahwiji, atangira kumusuzugura ngo kubera yuko yitonze. Arangije atangira kujya muri abo bagabo, atangira kubazengurukamo, ageze aho uwo mugabo sinzi ukuntu yatashe ari ku mugoroba 3:00, asanga umugore yamwiteguye, yamukoreye ibintu bibi. Umugabo ararwara kugeza ubwo yatumije wabo w'umukobwa, n'abo w'umukobwa bamubwira ngo nta mugabo witonda gutyo ngo abe umugabo. Urumva ko urugo rumaze gusenyuka kandi bari barimo amadeni menshi. Urumva ko uwo mugabo amaze kwangirika bidaturutse kuri we. Ibi mbabwira ni umuntu niyiziye, bidaturutse kuri ariko biturutse kuri abo bagore. Murumva nk'iyo nyatsi iteye gutyo. Abakobwa bagira inyatsi, kabana n'umusore bagakundana bagateretana bakagira ubuhe, bikaba birebire, ariko byagera ku munota wa nyuma bikazamba ngo ntabwo urugo rukibaye. Iyo nayo nyine inyatsi yo kutabana n'umuntu ngo bihame mugumane. Ibyo ni muri kubyumva. Umusore nawe bikagenda gutyo, yagera igihe cyo kugira ngo ashinge urugo bikanga bikarangira rwa rugo rusenyutse. Ababyeyi ku bana babo, ababyeyi ku bana b'abana bakakubera inyatsi pe ku buryo ureba ukavuga utahaho ndarumbishe. Inyatsi rero ziri ubwinshi, hari inyatsi ziza mu bantu bacuruza, hari inyatsi ziza mu banyeshuri, hari inyatsi ziza mana. Inyatsi ziri amoko menshi. Umuntu ngo yubatse inzu yayibagamo ngo yahirimye, inkuba yayikubise. Uguze imodoka ya mbere ngo irahirimye nta kintu ibaye, ngo igonze moteri ngo igize ite. Inyatsi ni nyinshi zitandukanye. Ngaho nawe bitekerezeho ibyo wanyuzemo byose urebe inyatsi. Inyatsi mu bucuruzi, ugacuruza umuntu niba mwari munaziranye akaza akaguca gusuhuza, ari inshuti yawe, akagenda akajya kugurira mu iduka ry'abandi, yavayo ngo yewe ngo ntago nari mbizi ko namwe mugiraga amasabune, kandi gateretse imbere ye ari kuyareba. Hari umuntu wigirira inyatsi ku buryo rwose nawe ubwe areba akabona ibintu byaramucanze, akabivamo akajya gusherishera. Mwagenda atekereza uri umusherisheri, mwagera imbere ya noteri, ikibanza cye kigiye kugurwa, urakigurisha araguha 200, uwakiguze nawe araguha 200, akaba 400. Uri kubyina ku buryo wari wabwiye no mu rugo ngo nibabe bafashe agafuka k'umuceri. Bagera imbere ya noteri bagashwana byose birangiye, n'amasezerano bakayaca bikarangira, bapfuye akantu ka umva toto umva kubusa, ku buryo ugenda ukarwara imitsi yo mu bwonko, ukavuga uti mana ibi bintu bimbayeho ni ibiki. Bitekereza. Ukagenda wari umaze gusinya kontara nziza, igihe wari ugiye kuyitwara neza byarangiye, bagahita bisubira bakayikansoringa. Undi wari ugiye gukora nka kontara uzakuramo nka miliyoni nk'icumi, barangiza niba mumaze iminsi 3 muri kuyiganiraho, mwarabifatiye n'umwanya uhagije, bakaza bagafata ya kontara bakayikansoringa, bati ntago byakunda, bati cyakoze reka tukwishura igihe cyawe wataye, bakaguha nk'ibihumbi 200 cyangwa 300 ngo ni iby'iyo minsi, batigenda ukareba miliyoni 10 zikunyuze mu myanya y'intoki ukumirwa. So rero inyatsi ni nyinshi zitandukanye zihari, ariko dore uko zivurwa. Genda ufata ubwanwa bw'urukwavu bw'impande zombi, ntuzabufate bwose utazahemukira rwa rukwavu, ko n'ubufata bwose uzaba uruhemukiye. Wenda ntago mbizi niba rwakuvuma cyangwa rwajya, ntago mbizi.
wowe uzafate nk'akanwa kamwe ku ruhande rumwe n'akandi ku ruhande rundi. Nurangiza ugende upfure ubwoya bw'urukwavu aho ushaka hose, uvangemo twa twanwa tubiri. Nurangiza ufate agafuniko k'isafuriya cyangwa se akandi kantu watwikiraho utwo twoya, ushireho n'agapapuro utwike. Nurangiza bwa bwoya nibwo uzafata cyangwa se ka kavu uzakagabamo kabiri, ugende agace kamwe ukavange n'amavuta y'intare, ubiyaze ubivange n'amavuta ujye urisiga. Noneho ikindi ka gace kandi k'akavu uzagenda ufata amazi uyashushe ugatereremo abire. Nurangiza uyafate uyahoze ugende ujye kuyoga, inyatsi yose ikuriho izakuvaho kandi uzaduhamagara utubwire yuko ibintu byagenze neza. Ibintu rero bizagenda neza kandi uzishima, uzaduhamagara udushimire nawe ibintu byawe byaragiye ku murongo. Ngaho kora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bindi bijye bikugeraho. Ibiganiro byacu nakagaruka. Nimero yacu ni 0788 47 40 41 0788 47 40 41. Ngaho kora subscribe, share, like na comment.